Tutaricara. Before you sit, Tutaricara reka dusenga Imana. before you take your seat, let us pray to God. Uwiteka Mana yacu, Lord, our God, tugushimiye uyu munsi we thank you for tonight, kuri iyi randevu yawe for this appointment. waduhuje duturuka mu maserera atandukanye. You joined us together from different home cells, Ufite umugambi ukomeye cyane kuri buri serire. and you have a great plan concerning each and every cell. Ufite umugambi ukomeye cyane kuri buri muyobozi wese, You have a great plan for every leader, umuyobozi wa serire, home cell leader, umuyobozi w'akarere, the district leader. bose urabazi. You all know them. Tugushimiye rero ko uyu munsi wa none So we thank you that today uri bukora imirimo ikomeye, you will do great works, kuko utajya udutumira ku busa, because you don't invite us in ujya vain. uduhamagara ngo tukwegere You call us to draw near to you, tubane nawe, to be with you, maze ujye udutuma. so that you will be able to Turi send us. abanyamugisha ukomeye cyane We are the blessed people, kubona ushobora kudutoranya for us to be chosen by mu you magana menshi in among multitudes of people, ukatugira abakozi bawe. to make us your servants. Mwami, reka twongere tubihishurirwe uyu munsi wa none, Lord, may we receive a fresh revelation tubisobanukirwe uyu about munsi this, wa to none, understand it even twumve ko ari today, iby'agaciro gakomeye cyane, take as a precious thing, maze tugire ishyaka n'umwete. so that we may have a zeal. Urakoze Mwuka Wera kuri hano, Thank you, Holy Spirit, for your presence. turagushima ko ari wowe wivugira, We thank you that you are the one who ministers. turagushima ko uzi buri wese, Thank you that you know ubwo everyone, umugambi ufitiye buri wese urakora imirimo ikomeye. and for every plan you have on everybody. Turi umurima wawe, We are your field. ubibemo imbuto ushaka. May you seed. Turi May inzu you sow yawe, a seed that you want. We are your utwubake uko house. ushaka. May you build us as you want. Icyubahiro kibi cyawe mu izina And rya may all Yesu. glory be Amen. unto you in the name of Tuyikomere Jesus. amashyi yo Mana Amen. yacu. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Praise God. Suhuza byibura ukwegereye iburyo n'ibumoso. Greet your neighbor next to you. Wicaye wenyine sinzi uwari busuhuze. Suhuza w'iburyo n'ibumoso. Greet your neighbor next to Ubwire you, uti right and wagize left neza side. kuza uyu munsi wa none. Tell him or her that you did well to come tonight. Turongera gushimira Imana We thank God yaduhaye uyu mwanya wo guhagarara imbere yanyu, who has given us an opportunity again to stand before you, dushimira n'ubuyobozi appreciating the leadership bwashimye ko ari twe duhagarara uyu munsi wa none imbere yanyu. that have made it happen for us to stand in front of you today. Ntabwo ari ibisanzwe, This is not just a normal thing. ntabwo tubifata nk'ibisanzwe, We do not take it casually. turabubaha kandi turabyubashye. We honor this and we honor Mwese you. turabubashye kandi twubaha n'Imana yabahamagaye. We honor you and we honor God who has called you. Muri ab'agaciro mu maso y'Imana. You are the precious ones in Bwira God's mugenzi wawe ngo sight. uri uw'agaciro mu maso Tell your neighbor y'Imana. that you are precious in God's sight. Ukwiriye umugisha w'Imana. You deserve God's Ongera blessing. umubwire uri uw'agaciro mu maso Tell y'Imana, him again that you are God's precious, kandi ukwiriye kugirirwa neza and you n'Imana. deserve to have goodness of God. Kutabyatura uri uw'agaciro mu maso Confess y'Imana, it. You are precious in God's sight, kandi ukwiriye kugirirwa neza and n'Imana. you deserve His goodness. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Amen. Amen. Teme dufite iki cyumweru The theme that we have this week, bayidushyirireho they can iravuga project it ngo for us. ubwenge n'ubushishozi biduha gukorera ku gihe. Amen. Wisdom and discretion. Ubwenge n'ubushishozi Wisdom and discretion. ni moteri, It is an engine. ni isoko It is the source iduha that gives us gukorera ku gihe. to work in time. Ni isoko tuvomamo It is a well that we fetch Imbaraga water from, strength zidufasha that help us gukorana umwete, gukorera ku gihe. to work zealously on time. Turasoma Yohana ibice 4 We'll read John chapter 4, umurongo wa 35 verse 35. ku buhanga bw'ibyuma sinzi uko byagenze. Okay, reka tuhasome. Let's read together. Turahera ku mbese
ntimuvuga ngo hasigaye amezi 4 isarura rigasohora. Dore ndababwira nimwubura amaso murebe imirima yuko imaze kwera ngo isarurwe. 3:6. 36. Umusaruzi ahabwe ibihembo, ateraniza imyaka ubugingo buhoraho, ngo umubibyi n'umusaruzi banezeranwe. Imana yacishimwe cyane. May God be praised. Do you not say there are 4 months and then comes the harvest? Reka duhe Imana yacu amashyi kubwira ijambo ryayo. Round of applause to this word. Twifuje kubanza kuganira ku bwenge n'ubushishozi. We love to talk about wisdom and discretion. Twifuje kuganira kuri ayo magambo abiri ari muri iriya teme yacu, topike yacu, ubwenge n'ubushishozi. We wanted to talk about these 2 words that are comprises our theme tonight, which is wisdom and discernment. Tumaze igihe twiga hejuru y'ubwenge. We have been learning about wisdom. Amezi 2 yose ashize guhera tariki ya mbere kugeza ejo twiga hejuru y'iyi topike y'ubwenge. These past 2 months we're learning about wisdom. Nahoze nibaza umunsi w'ejo ndavuga ngo uyu mwaka ni umwaka w'ishuri. Yesterday I was thinking about how this year is a year of school. Iri shuri buri wese aririmo. And this school, everyone is a part of it. Nahoze nibaza mvuga nti senior pastor ese yategura certificate kuri buri wese. I was thinking if the senior pastor would prepare a certificate for each and everybody. Ko azaba yize ishuri umwaka wose hejuru yo kwitunga iki kwakira ubwenge. Because this is a class of the whole year of receiving wisdom. Nahoze niba se umwaka urangiye umuntu yakora evaluation buri wese bakamuha mikro yuko yize ubwenge, buri wese mikro igatambuka, buri wese akajya avuga ngo umwaka wose nize hejuru y'iteme, dore icyo nungutse uyu mwaka, dore icyo maze kwakira, dore n'ingamba nafashe, dore n'ibyemezo nafashe kubera nize ngasobanukira ubwenge cyari cyo. I was thinking if everybody would have a microphone at the end of the year to say this is what I've been learning, this is my commitment, this is what I've gained, and so on. Nibajije byinshi tuziga hejuru ubwenge, hanyuma umwaka urangire rwose tutabonye impinduka, tutabonye akayunguruzo, tutabonye intambara turwaniza arizo, tuzarangiza kuko. I was thinking how we are going to end a year learning about wisdom and without passing through a filter to see the result of what we've been learning. Maze njya muri rya jambo riri Matayo ibice 7. And then I jumped in the Gospel of Matthew chapter 7. Aho Yesu avuga ngo umva amagambo yanjye akayakomeza. Where Jesus said, whoever hears my word and take heed on them. Umva ya magambo yanjye akayakomeza. Whoever take my word. Yari amaze kuvuga amagambo akomeye mu gice cya 5, icya 6, yewe n'icya 7, amaze kwigisha muri icyo gice cya Matayo cya 5, cya 6 n'icya 7, aravuga ngo none uwumva ya magambo maze kuvuga akayakomeza. This happened after he mentioned the important things from chapter 5, 6, and 7, and then he continues on saying, whoever hears my words azahwana n'umunyabwenge wagiye kubaka inzu ye akayubaka ku rutare. He's like a wise man who built his house on the rock. Imvura iragwa, imivu iratemba, imiyaga irahuha, byikubita kuri iyo nzu ntiyigeze igwa namba kuko yari yubatse ku rutare. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on the house, and it did not fall. Niba turi kumwe ngo haleluya. Hallelujah. Niba turi kumwe haleluya. Hallelujah. Azahwana n'umunyabwenge. He will be like a wise person. Ijambo ry'Imana rero y'Imana iryohereje riba rifite intego ikomeye cyane mu buzima bwanjye no mu buzima bwawe. Ni ngombwa kubifata ukabishishoza ukaba ngo uyu mwaka iyi teme ngomba kwibyaza iki umusaruro hizansiga uko yansanga. Hallelujah. So whenever God sends his word to us, you have to take it very seriously that you should not end the year as the same you were last year.
twumvise hejuru y'ubwenge n'ubushishozi. We heard about wisdom and discernment. Aya magambo ni amagambo ni impano ebyiri Imana itanga, ni umwuka w'ubwenge n'umwuka wo gushishoza, ni umwuka utanga izi mpano uko ari ebyiri, ziruzuzanya, ziragendana, zirakorana. Ubwenge no gushishoza ni impano ebyiri zuzuzanya. So these are the fruit of the Spirit, about wisdom and discernment, and they work together, they complete each other. Hallelujah. 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 Ni impano Imana itanga ku bagaragu bayo, ku bakozi bayo. Ni impano zuzuzanya kugira ngo umenye uko uhagarara, ariko umenye n'uko ukorera Imana. Ni impano zuzuzanya. These are the gifts that God gives to his servants so that they will know how to work, and they complete each other, they work together. Kuko serire ntishobora kuyoborwa n'ubuhanga n'ubuhangange, iyoborwa n'ubwenge bw'Imana. Kuko na Yesu yayoboye n'ubwenge bw'Imana, kuko yari afite ubwenge bw'Imana. Because you cannot lead home cells by your greatness or your mere knowledge, rather than wisdom, as Jesus has led with wisdom. Kuko hari ibibazo dusanga muri serire, hari ibibazo dusanga mu karere, bikeneye ubwenge bw'Imana kugira ngo bibashe kugirutse, ubashe kubikemura. Utabikemura uko ubyumva, ukabikemura uko Imana igizite. Because there are certain problems that you will face in home cell context that needs wisdom for you to tackle around them. Hallelujah. Hallelujah. Niba tubimubwo hallelujah. Hallelujah. Ubwenge rero ni ubushobozi bwo kumenya icyiza n'ikibi. So wisdom is the ability to know what is good and wrong. Ubwenge budufasha gufata ibyemezo byiza. Wisdom will enable you to take the sound decisions. Tukabaho mu buryo buhuje n'amahame y'Imana, ni icyo ubwenge buvuze. And then we'll be able to live in alignment of God's principles. That is the definition of Tugahagara wisdom. muri aya mahame y'Imana, tukagendera mu mahame y'Imana. Ihame utarashobora ugasenga kugira ngo iryo hame naryo urihagararemo, nibwo ubwenge bw'Imana. Then we'll be able to stand firm in God's principles, and you will learn how to walk in them. Hallelujah. Hallelujah. Niba turi kumwe ngo amen. Amen. Ubushishozi nabwo ni uburyo butandukanya ikibi n'icyiza. Discernment is to know how to differentiate good and evil. Bugatandukanya ukuri n'ikinyoma. You differentiate truth and lie. Bukamenya ikivuye ku Mana ndetse n'ikivuye ku mwanzi cyangwa se ikivuye mu bantu. And you will know to discern what is coming from God and coming from men. Niyo mpamvu gushishoza, fite ubwenge no gushishoza ni ibintu bigendana neza. That is why when I'm able to have wisdom and discernment, they work perfectly together. Muvuge ngo amen. Amen. Niba tubimo ngo amen. Amen. Rero ni ngombwa gusobanukirwa ubwenge bw'Imana Imana yaduhaye buva mu ijuru, ndetse twabonye ku bagaragu b'Imana batwigishije ubwenge buva mu isi, bwo mu isi n'ubwenge buva ku Mana. So it is important for us to differentiate about divine wisdom and worldly wisdom. Turagera kuri Yohana kira gice tumaze gusoma, turabanza reka turebe noneho uburyo cy'ubwenge n'ubushishozi byuzuzanya bikora hamwe. We'll come back on the verse that we have read, but let's first see how wisdom Badushe and Matayo discernment ibice works and 22. complements each other. Murakoze. Matayo ibice 22. Matthew chapter 22. Turahera ku murongo waho wa 15 tugere kuri 22. We'll read from verse 15 up to 22. Hallelujah. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. May God be praised. Turasoma, maze abafarisayo baragenda bajya inama uko bakwiriye kumutegesha amagambo. Komeza, reka nsome ahangaha kugira ngo nihute. Let me read from my Bible. Maze abafarisayo baragenda bajya inama yuko bari bumutegeshe amagambo, bamutumaho abigishwa babo hamwe n'abaherodi bati, mwigisha, tuzi yuko
tuzi yuko uri inyangamugayo kandi ko wigisha inzira y'Imana by'ukuri. Nturobanura abantu ku butoni kuko utita ku cyubahiro cy'umuntu wese. Nuko tubwire, utekereza ute? Amategeko yemera ko duha Kayizari umusoro cyangwa ntiyemera? Ariko Yesu amenya uburiganya bwabo. Muvuge ngo amenya uburiganya bwabo. Say that Jesus knew the Amenya uburiganya bwabo, arababaza ati, mungerageresha iki mwandyarya 19. Nimunyereke ifeza y'umusoro. Bamuzanira idenariyo, arababaza ati, iyi shusho n'iri zina ni ibyande? Baramusubiza bati, ni ibya Kayizari. Maze arababwira ati, nuko rero ibya Kayizari mubihe Kayizari, ni iby'Imana mubihende mubihe Imana. Babyumvise barumirwa, bamusigaho baragenda. Muvuge ngo amen. Amen. Duhe Yesu icyubahiro. Hallelujah. Glory to Jesus. Duhe umwami wacu icyubahiro. Glory to our Hallelujah. Lord. Hallelujah. Anga hari ibintu bibiri. So we have two things from this passage. Ikintu cya mbere yaratunze ubwenge bw'Imana. Firstly, we can see wisdom in the life of Jesus. Mu kibazo yarahuye nacyo, In the challenge that he was facing, ubwenge bw'Imana ntabwo bwari gukora bwonyine. wisdom of God could not operate by itself. Byari ngombwa ko amenya abamusanze abaribo. He had to know who the people Byari are ngombwa ko agira approaching. umwuka w'ubushishozi no kumenya He needed to know, ibyo bamubwiye niba ari byo. possess the spirit of wisdom and discernment to know what people are coming Yari afite through. ubwenge, He had wisdom, amaze kumenya abaribo, and after knowing the kind of people none approaching ubwenge him, burazamuka bukora umurimo. wisdom ascended and did the work. Abanyu bamubwiye ngo amen. Amen. Yarashishoje, He had discernment amenya abamusanze abaribo, by knowing who people are umwuka approaching. amwereka abaribo. The Spirit revealed Akimara to him. kubamenya, After knowing them, umwuka w'ubwenge nawe urazamuka, Then- amenya icyo ari bubasubiza ku kanya. the spirit of wisdom came to know the appropriate words to use to respond. Ni amagambo abiri cyangwa se ni impano ebyiri zuzuzanya zikorana umunsi ku wundi. So we see this gift that works together and completes each other on a daily Menya basis. ikibazo, Knowing the problem, ubwo menya ikibazo, after knowing the problem, ndagisobanukiwe, I understand it, none ngize n'ubwenge bwo kugirutse and then bwo kumenya after, uburyo ngikemura. Ni amagambo yuzuzanya umunsi ku I wundi. have wisdom to know the solution to that particular Ni problem. impano zuzuzanya, niba munyumva So mubwo these are the haleluya. gifts that works together. Amen. 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 Yesu yarabisobanukiwe, So Jesus understood this, akimara and kubimenya after knowing this, aravuga ati, he said, mungerageresha iki n'amagambo yanyu mwandyaryamu? "Why do you test me, you hypocrites? Nimuzane vuba vuba, muzane denariyo murebe. Show me the tax money." Noneho bamuha denariyo imwe, aravuga ngo iyi shusho ni iyande? Then they brought him a denarius, and he said, "Whose image and N'iri zina ririho ni iryande? inscription is this?" Ni ibya Kayizari. "This is for Caesar." Ubwenge bumuha gusubiza, Wisdom gave ibya him an Kayizari mubihe answer Kayizari, to say, "Render n'iby'Imana mubihende mubihe Imana. Render Muvuge ngo therefore to amen. Caesar the things that are Caesar's, and God the Hallelujah. things that are God's." Hallelujah. Hallelujah. Nuvuga ngo ubwenge buba buhari, urabifite, ufite ubwenge bw'Imana muri wowe, So it ariyo rya jambo ry'Imana riba muri wowe. It means you have divine wisdom, which is the word abides in you. Ariko kugira ngo rikore urashishoza, wamara gushishoza ugatanga iki? Ugatanga ibiri mu mutima wawe. But for the wisdom to operate through you, you need discernment to know when to use it. Niba turi kumavuga haleluya. Hallelujah. Niba turi kumavuga haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Rero ni ngombwa kubanza kumenya Yesu. Yesu yari afite ubwenge, yari afite n'umwuka w'ukugirutse wo So we gushishoza. need first to know that Jesus had this wisdom and the spirit of Kandi uwo discernment. mwuka wera yawuhaye abantu bose. And that very same spirit and gift the Holy Spirit has given to each and every one. Nimurebe umugabo, ndatanga urundi rugero I will give you another example. kubera umwanya
ntabwo tuhasoma, Because of short time, I will not ariko read. nimurebe muri Matayo igice cya 16. But see in Matthew chapter 16, Murebe Petero looking to Peter, asobanukiwe, amenye neza yuko Yesu agiye kujya i Yerusalemu. he knew well that Jesus is heading to Arababwira ati Jerusalem. ngiye kujya i Yerusalemu, ngiye kubabazwa. And he said, I'm heading to Jerusalem for my afflictions. Ntiyabanza ngo atekereze mu bwenge bwe, uyu muntu utubwiye ko agiye kubabazwa, agiye gushyirwa mu maboko y'abanyabyaha bamubambe. Ntiyatekereza impamvu ki Yesu agomba kubabazwa, ntiyabitekereza. He never thought about the reason why Jesus is going to be taken into arms of the sinners. Umva uko yashubije, ngo aramujyana iruhande, aravuga biragatsindwa. And then you see how Peter responded to the words of Biragatsindwa, ibi ngibi Jesus. ntabwo ukwiriye kugira May utse, it not be, ntabwo ukwiriye kujya i may it not Yerusalemu, happen. You should not go to Jerusalem. ntabwo ukwiriye kubabazwa. You are not supposed to be afflicted. Nyamara yibagirwa, ubwenge ntibwamwibutsa icyazanye Yesu Kristo, ahubwo ahita avuga ngo biragatsindwa So we ntukajye. see here wisdom not operating in Peter's life to remind him the reason why Jesus came. Abanyumva mubwe ngo amen. Amen. Niba turi kumwe ngo haleluya. Hallelujah. Munyumve neza, Listen haleluya. me carefully. Mwuka Hallelujah. wera, haleluya. Holy Spirit. Hallelujah. Ako kanya And in that moment, Yesu aramucyaha ati, Jesus rebuked subira him. inyuma Satani, Get behind me, Satan. subira inyuma Satani, umbereye ikigusha, subira inyuma Satani. Get me behind, Satan. You are my stumbling block. Haleluya. Hallelujah. Bikwereka yuko ahangaha yari gushishoza, akavuga ngo iki atubwiye, iyi information aduhaye ni irajyana n'umugambi w'Imana, irajyana na gahunda y'Imana. Yarangiza kuvuga ngo Mana, reka dusenge kugira ngo haleluya Hallelujah. uhace neza, uhanyure neza kubw'ikibaro cy'Imana. Peter needed discernment to know about the words of Jesus, to know if this is the Yashatse appropriate kumubuza. time for Jesus to die. Yashatse kumubuza. But Peter wanted to stop Jesus. Niyo mpamvu Yesu yagize ate, yamucyashye. That is why Jesus rebuked him. Niba turi kumwe haleluya. Hallelujah. Niba turi kumwe haleluya. Hallelujah. Ni ngombwa kumenya ngo ni ikihe ikibazo kiraje, ndagikemurane. It is important for you to know when the problem appears, to know how to bring the Urahishyuriwe, solution. hari icyo ubonye, ndagikemura bijyanye n'iki, bijyanye n'ukuri mfite, bijyanye n'ijambo ry'Imana, niko ndi bukemura iki kibazo. Do I need the word of truth to bring solution to this particular problem? Uvuge ngo amen. Amen. Niba turi kumwe haleluya. Amen. Haleluya. Hallelujah. Turavuga undi mugabo Pawulo. We'll talk about another man whose name is Paul. Turasoma mu gitabo mu byakozwe n'intumwa ibice 17, I read from book Kubandika Acts bandike. of Apostles chapter 17. umurongo wa 22 tugere kuri 34. We are reading from verse 22 to 24. Aha naho bamujyanye, This is where they took him. bamujyanye muri Areopago, agiye asanga handitse igicaniro cy'Imana itazwe. They were taking him in Areopagus, where he found an altar named the Unknown God. Igicaniro cy'Imana itazwe. The altar with the inscription to the Unknown God. Yibaza ukuntu yinjira muri abo banyedini, So he was wondering how he's going to face. biberagaho gusa ngo the religious bakina people. gusa baganira, They were just playing and talking. ariko ngo akihagera, By the time he arrived in that Mwuka wera place, mukubita, arareba abona haranditse ngo igicaniro cy'Imana itazwe. the Holy Spirit showed him an altar with the inscription to the Unknown God. Mwuka wera aramuhisha ngo aho ngaho ni uri butangirire. And the Holy Spirit gave him light that this is the place you uhere should kuri start biriya from. byanditse byabo. Start with this inscription written to Ni the ukuvuga Unknown ngo God. yarahishuriwe, He received a revelation. arerekwa, He had vision, amenya uburyo yitwara muri icyo kibazo. and he knew how he should conduct himself in this Arashishoza problem. ati aba bantu ntabwo najya kubabwira ibyanditswe bye, ndahera ku by'iwabo banditse hari. He used discernment to know how he was going to use not scriptures but from the things he had found in Areopagus. Ngo amen. Amen. Hanyuma aratangira ati reka mbabwire bagabo mwe, And he said, let me tell you, mwatinze cyane mu by'idini, you've spent much time in ariko uyu religious, mwanya reka njye kubereka. but today I'm going to show you. Nabonye hari iwanyu handitse ngo
igicaniro cy'Imana itazwi. I've seen an altar with an inscription of Iyo Mana an itazwi unknown niyo ngiye God. kubabwira nonaha. So this is the God I'm going to explain to you, the unknown one. Ahishurirwa So he received the revelation, uburyo ki atangirana nabo. how he's going to start from the light he has seen. Amen. Amen. Muvuge ngo amen. Amen. Niyo ugiye kuvuga ubutumwa bwiza, So wherever you're going to preach the iyo gospel, usanze umuntu when you approach somebody, umenya umwuka wera guhishura uburyo uri the butangire. Holy Spirit will reveal to you how you're going to start the conversation. Because the Holy Spirit knows that particular person very well. He knows him and or her very well. He knows where he has passed through. He knows his conduct. Azi gukomera kwe. He knows his heart. Azi ibyo ahagazeho. He knows his convictions. Nuko ngo igiye kubwiriza umuntu umwuka wera kubwira aho uri butangirire. That is why the Holy Spirit will reveal to you where to start the conversation from, where you're going to preach the gospel. Urahishurirwa, you receive a revelation ukamenya aho uri butangirire, and know where you're going to start your conversation. Amen. 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 Atangira kubabwira rero iyo Mana basengaga batayizi, atangira kuyibasobanura muri Kristo Yesu. So he started explaining that unknown God to them in Jesus Christ. Nashakaga icyambere kubasobanurira uburyo ki ubwenge no gushishoza uburyo ki bigendana. So I wanted first to explain how wisdom and discernment works and walk together. Ubwenge nko kubaha Imana, wisdom to obey God, ubwenge nko gutunga ijambo ry'Imana, wisdom as possessing the word of God, no gushishoza, and discernment biragendana. N'umwuka umwe ugirutse ubiyobora muri twebwe. This is the same spirit which is using discernment and wisdom together. Niba turi kuvuga haleluya. Hallelujah. Ibyo byombi rero nk'uko ijambo ry'Imana nka teme dufite uyu munsi wa none. So these two things, as the theme today has said, biradusunika, nibyo bitwigisha uburyo ki dukwiriye gukorera Imana mu buryo kugihe. They push us and train us how we should serve God in a due time. Tubonye muri Yohana igice cya 4. So we have seen in John chapter 4, tubona umwami wacu Yesu Kristo, our Lord Jesus Christ. Umurongo wa 4, duhere ku murongo wa 4. When we read from verse 4, muri kiriya gice cya 4 cya Yohana igice cya 4, in the 4th chapter in the Gospel of Biblia John, ngo yiyumvamo ko agomba guca i Samariya. the Bible says, but he needed to go through Samaria. Amen. Amen. Yiyumvamo ko agomba guca i Samariya, abyiyumvamo. Aho niho yahereye, n'ibindi byakozwe byose nuko yabanje kwiyumvamo. He sensed in his spirit that he needed to go through Samaria. Yiyumvamo ko agomba nta handi ari buce, yagombaga guca n'ahandi, nta kibazo yari afite, ariko kuko yiyumvisemo ubwenge bumuha kujya he i Samariya. He had other options to go to, but he sensed in his spirit that he needed to go through Samaria. So he understood then that God is intending him to go through Samaria. Because he was being led by the Holy Spirit, and then he sensed that he needed to go through Samaria. Amen. So the way he had the conversation with this Samaritan woman, he was sitting at the well, she was sitting at the well, and then the woman came, initiated a conversation with her. So the conversation started to ask for water. Hallelujah. Amen. Ahera gusaba iki? Amazi, materiel didatique yari afite, ahishurwa ko agomba guhera kuki mu kiganiro cye ku mazi. The material he used by then, it was to ask water. Can you please give me water? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Rero bijya bitangaza kumva umuntu ahera ku byaha by'umuntu, ugiye kumubwiriza uhere ku byaha bye, birashoboka uhere ku businzi bwe, ntibishoboka. So it's amazing to see how we first start to point sin of an individual. The Holy Spirit cannot start from his weakness. Uhera ku mbaraga ze, hari izo afite, uhera aho ngaho hanyuma ukagera ahandi, ariko ntibishoboka ko ahera kuki ku ntege nke ze. He or she has strength, you should start from there.
kuzarimbuka. Reka ubutumwa bwiza ntibuhera aho ngaho, uhishurirwa uburyo ki utangirana n'umuntu mukaganira kugeza igihe ugera ku ntego yawe. You perish. No, this is not the starting of the conversation. You should rather say you Niba have turi kumwe eternal muge life. haleluya. Hallelujah. Turacyari kumwe haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. Kuko benshi nuko bagiye baza. This is the way many people has been shown a way to come. They explain the grace and love and goodness of God until when they come to the understanding of their weakness, so that they will come to God. Umwami Yesu bamaze kuganira n'umusamariyakazi, amaze kugirutse, amaze kumenya ko ari we Mesiya, kuko Yesu yamubwiye ngo nije Mesiya, nije muvugana, nije wagombaga kuza mu isi. After the Samaritan woman knew Jesus, whom the Savior, Bibiliya avuga ngo atakabindi arirukanka. So the Bible says he left his calabash to go to imbaraga zamuhagurukije zigatuma agira ati atakabindi yaraje kuvoma amazi arirukanka. The power that made her living the well was the result of the conversation that he had with our Lord Jesus, and he left everything. She ran to tell other people that come and see the person who have explained everything that I've done. And before she came back, the disciples came. The disciples came, they went to find some food. And they said, Master, take something. This shows that all disciples had went. This is seen that all disciples went to look for food. Because Jesus was with this Samaritan woman alone at the well, having conversation. Buying food is not a problem. And then they said, Master, take food. I have kind of food that you don't know. Today I'm going to reveal to you my own food that satisfies me. I have already started to be nurtured. I have started to eat and I feel satisfied. My food, said Jesus, is to do the will of him who sent me and to finish his work. ubwo bagarukaga ngo basanze aganira n'uwo mugore w'umusamariyakazi baribaza atariko ibi ni ibiki mwigisha kuganira n'uyu mugore ngo batinya no kumubaza ngo ni ibiki byabaye kucyuru kuganira ari kuganira n'uwo mugore ni ibiki byabaye ngo batinya no kugirutse batinya no kumubaza. And the disciples were questioning how Jesus is having conversation with this Samaritan woman, and they were afraid even to ask him about it. Mfite ibyo kurya mutazi byo kurya byanjye. For I have food to eat that you know nothing about, which is to do the will of the one who sent me. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. My food, the precious thing that I have, it is to see people getting saved. What delights me, the food that are sweet, is to see people from darkness entering into light. My food is that food. This is what satisfies me. This is what is sweet to me. This is what delights me. I have the food that you don't know nothing about. Hallelujah. Hallelujah. Muravuga ngo hasigaye amezi 4 maze ibisarurwa bikazasarurwa hanyuma amezi 4 atariko nimwubura amaso murebe.
mwubura amaso mugire mutse Lift up your eyes and see. murebe ukuntu imirimo igizitse And see how the fields are ready to be harvested. umugore yaragiye kuzana abasamariya benshi nimwubura amaso murebe. A woman went to bring other Samaritans and lift umugore your tuvuganye eyes rimwe to gusa see. nimurebe nimwubura amaso murebe ibyari bukore. Just one woman whom I have conversation with one time, see how the harvest is mwubura amaso plentiful. murebe mukanya gato gusa tuganiriye murebe icyo agiye gukora. See how in a short moment I had with her. Yo Imana idufashe muvuge ngo Imana idufashe. May God help us. muzi baje bazanye ibyo kurya. They came with food. No one they brought to Jesus. nyamara bo bari bamaze igihe kirekire hamwe na Yesu. But they had spent enough time with Jesus. banezezwa n'ibyo kurya by'inyama n'amaraso bibagirwa yuko Yesu yabatoranije kugira utse kusarura ibisarurwa kuko bireze. They were rejoicing in mere foods to satisfy their bodies, but Jesus was training them to be satisfied with bringing the harvest into kingdom. Amen. Mwavuze ngo Imana idufashe. Say, may God help kuzana ibyo us. kurya. They went to bring Yesu food. ni isomo yaragiye kubaha rero aravuga ati yemwe abantu bangana barya 10 na bangahe baragiye pe bagaruye ibyo kurya nta numwe bazanye mu kirorero mu mudugudu mwagiyemo pe n'ibyo kurya byabajyanye ni nabyo bibagaruye by'inyama n'amaraso by'inda nta numwe muzanye. Jesus wanted to teach them a lesson about how they should be concerned about the souls of men, and they were compromising how they should consider. umugore tumaranye amasaha sinzi niba arangahe aragiye aravuga nimuze mujye kureba yaba ari Mesiya. Just a woman whom I have spent time with, come and see if this is the Messiah. Oh hallelujah. Hallelujah. muribuka ko yabahetese umunsi umwe arababwira ati ariko hanze habanyitande. Jesus gave them a test to ask them, the disciples, who do people call me? baravuga bati bamwe bakwita Yeremiya. And then disciples said, some called you Elijah, abandi bakwita Yohana mubatiza, some called you John the Baptist, muhanuzi and others called you the other prophet. ko tumaranye igihe kinini mwebwe munyitande. And Jesus questioned them that, who do you call me? Hallelujah. yashakaga uwamumenye gusa ngo nimuze mujye kureba ngo hari abari Mesiya twahuye kuko yambwiye ibyanye byose nimuze mujye kureba ngo baza birukanka bose baje kureba uwo mugabo yababwiye yahuye nabo. The woman was asking other Samaritans to come and see if the man she had met, if he is the Messiah, because he had told her about all things that she has done. ntabwo yabanje kuvoma amazi ngo mu kabinda yuzuze agenda amazi abanza yishiriwe abone kujya kuvuga inkuru. oya kibindi yaragisize. The reason why she came to the well to fetch water was no longer important to her, rather she ran quickly. kibindi yaragisize. She left the calabash behind. nta nubwo watubwira amakuru yuko yavomye amazi yatahanye. kibindi yaragisize agarukana ajya kuvuga inkuru nziza abwira abantu ko yahuye na Mesiya. We don't see any other records about fetching water anymore. We just see how he went to proclaim the gospel. we yari yahuye na Mesiya ariko abandi bicaranaga nande na Mesiya. we yari yahuye na Mesiya ariko abandi bari batindanye nande na Mesiya. She had already met with the Messiah, but others were spending enough time with the Messiah. birakwiriye yuko tumenya icyo umwami wacu gushishoza nukumenya igihe turimo nukumenya icyo umwami wacu ashaka noneho ukagikora. So it is important for us to know the time that we are in and to know the will of our Lord so that we will be able to do it. nukumenya igihe turimo ukavuga ngo ngomba kugira ishyaka n'umwete ntabwo ngomba gutakaza umwanya. gushishoza nukumenya ibihe turimo ibihe biragoye kandi nitwe gisubizo cy'igihe. So we are supposed to know the time that we are in so that we will have courage and zeal to do the will of God. mwavuze ngo amen ariko. Amen. niba tukiri kumwe muvuge hallelujah. Hallelujah. tugiye gusoza hallelujah. Hallelujah. kumenya ibihe turimo. Knowing the time that we are in. buriya quartier yawe ishobora guhura n'ibibazo. Your neighborhood may face challenges. kugira ngo Imana irebe niba wabimenye washishoze wamenye icyo Imana ishaka. For God to see if you have discernment to know His will. iyo twatewe n'abantu turahamagara umutekano ukaza wirukanka.
when we are attacked with the robbers, to call the security people. But who do we call when we are attacked in the spirit? Iyo hari insecurity muri quartier duhamagara aba ni ngombwa kandi ni ngombwa ariko no mu mwuka turaterwa ese hariya urashishoza ukamenya icyo uri bukore. Do you discern enough to know what to do when you are being attacked spiritually? Iyo hari bitagendeka hari ujya ushishoza ukumva yuko uri igisubizo cyari. When there is something that is not going well, do you discern to know the ibibazo byateye mu muryango ujya ushishoza ukavuga ngo ndi igisubizo muri uyu muryango. When challenges are hitting the family, do you discern to know what to do in this family? Hallelujah. Hallelujah. Mwavuze ngo amen. Hallelujah. Hallelujah. Imana yashaka yuko tugira amatwi y'Imana, tugira umutima wa Kristo, tumenye yuko ahari yuri uri igisubizo, hari yuri uri imbaraga zabo, hariya uri igisubizo cyabo, uri umugisha wabo. God wants us to have the mind of Jesus, to know that we are the solution and the answer to the neighborhood that we are part of. Kuba gufite mu muryango barahirwa kuri mu muryango ariko ugomba kugira utse kubabera igisubizo. For you to be part of that family, they are blessed to have you, but you have to know that you are the solution to their problems and challenges. Say hallelujah. Sells hallelujah. 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 Yesu rero yaje nicyo cyamuzanye, yaje abwira abigishwa be ngo nimurebe mwubura amaso maze murebe. So this is what brought Jesus. He told the disciples, lift your eyes and see. Fields are white to be reaped. Fields are white to be reaped. The Samaritan woman brought many people, and Jesus is saying that fields are ready to be reaped. Open your eyes. Fields are ready to be reaped. The rest is to ask the Spirit to give you discernment to know when to start. But the harvest is plentiful and the fields are ready to be reaped. But you need the Spirit to remind you that you have your role to play. Irashira, irashira, dorewe, irashira, twe gukererwa, sigaho ukwizera na wa wundi yakizwa wibuke yari umwanzi yamufashe tunguwe yemera gukiza ubwo abintumwa ya Yesu yamamaza tugiye gusenga. We are going to pray. Iri jambo uyu mwanya iki gihe that this word in this moment ni igihe Imana
itugeneye kugira ngo twongere dukanguke. This is the time God has given us to come. Abefesi igice cya 5 umurongo wa 14. Ephesians chapter 5 verse 14. Yewe usinziriwe kanguka, You are asleep. Kanguka Kristo abonuka kumurikira. Kanguka Kristo abonuka kumurikira. No igihe cyo gukanguka, si igihe cyo gusinzira, ni igihe cyo gukora, si igihe cyo gusinzira, ni igihe Mwuka Wera ari gukangura. This is the time to be awake from our sleep. Ni igihe Mwuka Wera yongera gukangura ingabo ze, abagaragu bayo. Ni igihe umwanzi ari gusinziriza, ari kurangaza, ni igihe cyo gukanguka. This is the time the Holy Spirit should awake us, His servants. It's not time to sleep. Ni igihe. This is the time. Ni igihe cyo gutunga umutima witeguye kumva icyo Umwuka Wera, aho Umwuka Wera kohereza. Ni igihe cyo guhishura. This is the time to have a heart which is ready to go wherever you are being led by the Spirit. Mukanya gato Filipo yagiye kuva yumva Umwuka Wera amubwira ngo kurikira, haguruka ukurikire. In a short moment Philip received a command from the kurikira riragare vuba vuba, to follow this bicycle. Ntabwo yigeze azuyaza, ako kanya yakurikiye igare ararikurikira. He never questions anything. He followed just a chariot. Nta nubwo Umwuka Wera yabanje kumubwira ngo genda ukora iki ngiki. Oya, yarakurikiye, ahageze asanga umugabo arimo arasoma ibintu. He just followed the prompts of the Holy Spirit, and the time he reached the chariot, he found a man reading something. Aramubaza ngo mbese ibi ngibi uri gusoma urabyumva? And he asked the man on the chariot, do you understand what you are reading? Ahita avuga ngo mbese nabibwirwa n'iki ko ntawabimbwiye. Nibwo yatangiye yemera ijwi ry'Imana, arangije Mwuka Wera yategura. And the man replied, how can I understand this if I don't have someone to explain this Bisabye to me? ko wateguye umutima wawe kugiye gukorera Imana muri ubwo buryo. Mwuka Wera ajya yitegurira. You just have to be ready that you're going to serve God in that way. Bisabye ko ufite uwo mutima wemerera Imana kugutuma. It requires you to have this heart which is ready to be sent by God. Mwavuze ngo amen. Amen. Ni igihe cyo gukanguka, si igihe cyo gusinzira. This is the time and season to be awake. It's not time for sleep. Ni igihe. This is the time. Tugiye gusenga Imana. So we are going to pray. Ni igihe cyo gukanguka. It is time to be awake. Ni murebe uriya mugabo Filipo yigishije akamwereka agakiza akanamubatiza, niwe wagiye, kandi Bibiliya avuga ngo yaragiye ajya muri Ethiopia, niyahinduye benshi muri Ethiopia. See how this man brought a change, how he went to preach in Ethiopia. Yabaye imbarutso y'ububyutse muri Ethiopia. He became a trigger of revival in Ethiopia where he was ushobora heading to. kuba Imana yaragutumye ku muntu ntube waramubwiye kandi yari imbarutso y'ububyutse mu muryango. Maybe God has sent you to preach to someone and you didn't do it yet. That particular person might be ashobora kuba ari a trigger imbarutso of y'ububyutse mu revival. kazi kawe, ariko kubera utumvira ijwi ry'Imana icyo rikubwira, He may be a trigger to bring revival, but because you are not hearing and obeying reka God's mu command, izina rya Yesu iki cyumweru Imana igusukeho imbaraga zo kongera kukubyutsa, wongere wamamaze may Kristo. God pour out the power and the Spirit to you to evangelize and to preach. Abanyumva muvuge ngo amen. Amen. Duhaguruke twese tuzamure Uwiteka amaboko Let us yacu. all stand and Ni raise our ikimenyetso cyo hands. kuba ngo Mana yanjye n'uyu munsi wa none nyongera imbaraga nshya. This is a sign to surrender to God. Ask for the Ongera new unyibutse strength. uyu murimo. Ongera unyibutse uyu murimo. Remind me of this Serire work. ikeneye uyu murimo. Nuwa Cell serire. needs this Twongere ministry. dukanguke mu izina rya Yesu Kristo. May we come back from our sleep in the name Yo, of Jesus. hallelujah. Hallelujah. Oya, yego serire ni ibi bikorwa Imana ishimwe, ariko tugomba kumenya yuko agakiza gakenewe muri la serire yawe, muyobozi wa karere, muyobozi wa serire. Ni iki uyu mwaka uteganya? Ni iki kiri mu mutima wawe? Wiyumvise mwiki ku bwa serire yawe? Yes, we can continue doing home sales, but we also need that salvation. Uzakora needed in bijyanye this home n'icyo sale. wiyumvisemo. Yesu yakoze bijyanye n'icyo You will yiyumvisemo. do ministry according to what you have felt in your heart, because Yagiye Jesus did Samariya it in the bijyanye same n'icyo way. He yiyumvisemo. went to Samaria according to what he sensed Reka in his Umwuka Wera spirit. agira icyo akubwira, agira May icyo the Holy asuka muri wowe. Spirit continue to speak through Reka and uyu in munsi you. wa none utwite mu izina rya Yesu. May you have something in your Umwuka Wera aguhe stomach. gutwita mu izina rya May the Yesu. Holy Spirit give you something Reka to uyu munsi wa hold. none muri iki cyumweru wahabwa imbaraga May you in this zidasanzwe. week receive extraordinary power. Tuzamure Uwiteka ikimenyetso cyo kwakira
mwami Imana yacu twongeye kugushimira uyu munsi, twongeye kugushimira mwami Imana yacu. Ni wowe ushobora gukangura imitima. Satani arahiga abantu kugira ngo babuze umurimo waduhaye. Arahiga mwami Imana kuturangaza, kutujyana mu by'umubiri gusa, tukibagirwa iby'umwuka, tukibagirwa gusarura. Nyamara imirimo ireze iruhande rwacu, ireze mu miryango yacu, ireze mu kazi kacu, imirimo ireze. Ongera mwami Imana uduhishurire, ongera mwami Imana yacu twereke, dushishoze, turebe ko ari cyo igihe cyo kubabwira, igihe cyo kubasanga. Mu izina rya Yesu Kristo dukeneye izo mbaraga Mwuka Wera, dukeneye amavuta Mwuka Wera. Ongera ugire wese, ongera mu izina rya Yesu, kangure buri wese mu izina rya Yesu. Turagushima mwami, turagushima ku byo ukoze. Ishimwe n'icyubahiro byawe mu izina rya Yesu, amen. Ku birenge byawe